agace kacu ka mbere k'inkuru y'urukundo y'uyu musore wacu, umusore w'umukire cyane Yves n'uyu mukobwa Bijou. Twari twagasoreje aho uyu mukobwa wacu Bijou yarimo yibaza mu mutima, yibaza uti ese ni umutima we, umutima w'urukundo, cyangwa arimo ashaka bya bindi byo gushimisha umubiri. Twari twagasoje arimo yicira urubanza mu mutima, arimo atekereza, ndetse n'abari aho mu gasoko bareba uyu musore w'umukire cyane, barimo bamuseka ndetse bamwe barimo bamukoba ariko mu buryo bw'ibanga. Aha rero niho twe twasoreje aka gace. Uyu mukobwa arimo akomeza kwibaza, akomeza kujya inama n'umutima, yibaza uti ese uyu muntu aje gukina n'amarangamutima yanjye cyangwa ni bya bindi by'abasore bubu. Niyo mpamvu rero kuri uyu munsi wa none tugiye kurebera hamwe agace ka kabiri k'urukundo k'uyu musore wacu, uyu musore w'umukire wakunze uyu mukobwa wo mu rugo, uyu mukobwa wacuruzaga utuboga ndetse n'imbuto ku muhanda, bikarangira amukunze urukundo rudasanzwe. Niyo mpamvu rero kuri uyu munsi wa none tugiye gukomeza agace kacu ka kabiri, na episode ya kabiri tugiye gukomereza hamwe tumenye uti ese uyu musore wacu byaje kugenda bite, se yakomeje gukunda uyu mukobwa cyangwa nyine ni bya bindi uyu mukobwa yakomeje gutekereza avuga uti ashobora kuba aje gukina n'amarangamutima yanjye, ashobora kuba aje gukina n'umubiri wanjye, atari urukundo rwa nyarwo. Niyo mpamvu rero usabwe kubana natwe ukakareba kakarangira ese uyu musore koko ni urukundo cyangwa ni bya bindi by'abasore bubu. Bana natwe rero, nkwibutsa ko rero iki ari igice cya kabiri cy'iyi nkuru yacu y'urukundo. Ndakumenyesha ko usabwe kubana natwe kugira ngo umenye iby'aba bantu, iby'uru rukundo, nimba koko ari urukundo rukomeye. Nkwibutsa ko nyuma y'uko uyu musore wacu Yves arabutswe kuri uriya mukobwa Bijou, ntiyigeze asiba kuza mu isoko aho Bijou yagurishaga imbuto ndetse n'imboga. Uburyo yamwitegerezagaho bwari butandukanye n'abandi baguzi, dore ko yazaga ameze nk'uje kugura, ndetse ntiyarebaga gusa ibintu uyu mukobwa yagurishaga, ahubwo yarebaga ku buryo amarangamutima ye yahitaga bigaragaza ku maso, ndetse n'ibiri mu ndiba y'umutima bikagaragarira ku maso. Umunsi umwe rero uyu musore wacu Yves yaje mu gitondo cya kare afite indabo z'ibibabi by'umutuku, ndetse abantu bo mu isoko bari baramumenyereye, ndetse bamwe baratangiye kujya bavuga uti dore nguri yaraje, babona imodoka y'umukara bakavuga uti ntako natari wuje. Ubwo rero yaje mu gitondo cya kare afite izi ndabo zitukura, bamwe bakamwishimaho ndetse bamwe bagaseka, ndetse ariko abandi bakamuseka mu buryo bw'ibanga, nubwo abandi babaga bishimye bakavuga uti sureba urukundo, ni gute uyu musore w'umukire ufite amafaranga yaje gukunda uyu mukobwa. Yves rero yaje aseka gahoro, aza areba Bijou, ndetse buri munsi aramubwira uti Bijou, buri munsi yonje hano ndumva umunsi wanjye utangira neza, iyo naje kukureba umunsi wanjye ugenda neza kandi ibintu bigakomeza kugenda neza cyane. Uri umuntu utuma isi yanjye igenda neza Bijou, uri umuntu w'ingenzi cyane. Uyu mukobwa Bijou nawe yaramwenyuye n'udusoni twishi, ariko akomeza kubanza kugira isoni, dore ko ari umukobwa w'umutima uba ufite isoni nyinshi. Ariko Yves, jya umenya ko ubuzima atari amagambo meza gusa. Ubukire bwawe bushobora gutuma ibintu byose byoroha, ariko ngewe sinshaka ko umutima wanjye uba ikintu cyo kwidagaduriraho. Aho uyu mukobwa Bijou yarimo amubwira ko nanone uyu musore afite amafaranga, ariko we umutima we atari uwo gukiniraho, ndetse ari akeneye urukundo rwa nyarwo. Uyu musore wacu Yves nawe yaravuze uti ndabyumva, kandi niyo mpamvu ntakora vuba, ubona ibintu byanjye mbikora nitonze, ndashaka kunyizera ukamenya ibyo nkubwira biva mu mutima wanjye. Nyuma y'amezi make Yves yatangiye kumutumira mu bice bigiye bitandukanye, rimwe bakajyana mu tubari twiza cyane turimo live, harimo batumiye ba Renaissance, ahantu nk'aho bakahasohokera, rimwe bakajya kuganirira ahantu hitaruye kandi heza cyane hafi y'inkengero y'inyanja, dore ko nanone baje hano hafi y'ikiyaga cya Kivu. Bijou ntacyo yaburaga pe, kuko uyu musore ntako atagiraga, ariko uyu mukobwa ntiyaterwaga ubwibone n'ibyo yabonaga byose, ntiyagiraga ubwibone yuko ari gukundwa n'uyu musore ufite amafaranga. Iyo babaga bari kumwe yamwerekaga ko ari umukobwa usanzwe, atajya ararikira ibimenyetso by'ifaranga, yamwerekaga ko mbese ikintu cyitwa amafaranga akijya kure. Umunsi umwe ubwo bari bicaye mu busitani bw'iwabo wa Yves hano Kicukiro, Bijou yaramubajije uti Yves,
hari ikibazo kimbuza amahoro, niyumva nshaka kukubaza, umutima wanjye uraremerewe ariko mfite ikibazo gikomeye cyane, nshaka kukubaza kuki wahisemo njye. Uri umukire, ushobora kubona abakobwa benshi beza bafite imiterere idasanzwe, bafite ubwiza ariko banambara imyenda ihenze, bambara amabiju y'ibitangaza, ariko kuki wahisemo njyewe? Ariko ukaza gushaka umukobwa uciriritse nkanjye, ukora ku gasoko wicururiza imboga n'imbuto, utunzwe n'udufaranga dukeya cyane, nkataha nkajya mu rugo. Yive yarebye mu maso ha Biju, aramwitegereza cyane maze amufata mu kiganza, arangije aramureba cyane. Yive aramubwira uti kuko nabonye ugira isoni ariko ukagira umutima usobanutse, ntabwo ushaka amafaranga yanjye ahubwo nabonye ko ushaka umuntu w'ukuri. Nari maze kuba mu isi y'ibinyoma, aho nari mfite amafaranga menshi cyane, nimbone cyangwa ngo menye umuntu nkunda, nimenye urukundo rw'ukuri, ariko abantu bakankunda kubera ibyo mfite, bakankunda kubera uburyo ngaragara, bakankunda bafite byinshi bankurikiyeho, ariko ubwo bakundaga si we warinjye. Ariko wowe Biju uri indorerwamo y'ukuri, nari maze imyaka nshaka. Biju yumvisha amarira aje mu maso ariko arihanagura yihagararaho. Biju aramubwira uti niba koko ibyo uvuga ari byo, ndagusaba ikintu kimwe gusa, ntuzigere unca inyuma, ntuzigere ujya mu bandi bagore, ntuzigere urarikira abandi bagore, dore ndahari, cyangwa ngo unyishyure urukundo mu bintu, ungaragarize ko ibintu ari byo bifite agaciro, kuko nshaka urukundo rw'ukuri. Yive nawe areba ndetse umutima uratera cyane, aramwitegereza, areba wa mukobwa wacu Biju, amureba mu maso, aramubwira uti nguhaye isezerano Biju, kuva uyu munsi ni wowe mutima wanjye, kandi nzakwereka ko umukire nyakuri atarangwa n'ifaranga, atarangwa n'amadolari, atarangwa n'amafaranga gusa, ahubwo arangwa n'umutima. Gusa nanone urukundo rwa Biju na Yive rwatangiye gukura buhoro buhoro, ruta urw'utugambo gusa, ahubwo rwari urw'ibikorwa n'isezerano. Ariko se isi izemera ko umukobwa wo ku isoko, umukobwa ucuruza imboga, umukobwa ucuruza imbuto, atsindira umutima w'uyu musore w'umukire, cyangwa hari imbogamizi zikomeye zizabaza muri hagati yabo? Ese uribaza ko mu gice cya gatatu bizaba bimeze bite, aho uyu musore wacu Yive azajya gutangira akamwereka inshuti ze, akamwereka abavandimwe, akamwereka n'umuryango, dore ko iwabo wa Yive batarabona kuri uyu mukobwa, kandi nabo wibuke ko arabo mu ngagari, ndetse nyine akaba ari ibintu bizaba bitangaje, ari ibintu bizaba biteye amatsiko kumva nyine iwabo wa Yive barebye uyu mukobwa, barebye umukazana babazaniye. Ese bizagenda bite? Ese koko uyu mukobwa ibyo ahora yibaza ko uyu musore bazabana akabona urukundo rw'ukuri, ese koko bizakomeza? Ushobora kwibaza uti ese igice cya gatatu bizaba bimeze biti? Ese iki gice cya gatatu bizagenda bite kuri uyu musore iwacu Yive n'uyu mukobwa we yakunze, uyu mukobwa wacu Biju? Komeza rero ubane natwe, usabwe ku natwe kugira ngo uzamenye byinshi bizanyuzwa kuri uyu muyoboro. Nkwibutsa ko subscribe kuri ino channel niba utarayikora, ndetse ugakora like, kuko iyo ukoze like ni ibintu by'ingenzi.